Gitwa Kinjira, Bungo, Bisharara na Bigari. Uyu ni umwe mu baturage bo mu karere ka Nyamasheke ahamya neza ko bagikoresha uburyo bwa gakondo bwo gutwara abarwayi babageza ku kigo nderabuzima, dore ko banahamya neza ko ibigo nderabuzima usanga biri kure, bityo ugasanga bagorwa n'ingendo ndetse no kugezayo abarwayi. Kujyana umurwayi kwa muganga kikaba ikibazo, uriho riri kure rwose. Rero ku Ngobyi ibirometero ni birebire, turacyaheka ku Ngobyi, imihanda yaracikaguritse, ahubwo tukubitirwamo ngo twabuze uko duheka abantu bakadupfiraho, none twabuze ivuriro. Tujya i Karongi ni rurerure, turahekana mu kabande tukagenda tukambuka. Ariko kugeza ubu nona kugira ngo ugeze umurwayi ku poste de santé cyangwa ku centre de santé dufite iri ku rubibi birarushya pe. Hano kujya mu Gatare muri Karongi rukoma ku rugezi, iyo usanze rwanuzuye n'urugezi rwuruzura cyane, umurwayi murugumishaho cyangwa ukagaruka. Kandi kugira ngo tube twafata umwanya tuve nk'aha ngaha tujye muri Karongi kuvurizayo umurwayi biratujena. None ikindi cya kabiri tugafata undi murwayi nanone tukamwomokana tukamujyana hakurya iriya mu Kabumbiro niho iri. Ibyo nabyo ni ikintu kitujena cyane kubera yuko tuba umurwayi yarwaye nyine abasabwa ubutabazi bwa bugufi. Karongi twambuka uruzi rwuzuye, ntiwarujyamo turagaruka. Bamwe muri aba baturage by'umwihariko abatuye mu kagari ka Nyakavumu umurenge wa Mahembe bakomeza bavuga ko ahahoze akagari kabo ka Nyakavumu ahangaha havugurwa hagashyirwa poste de santé, bityo bikabafasha mu kwivuza ndetse no mu buryo bwo kwegerezwa ivuriro hafi bakivuza bitabagoye. Mfite nk'ikibanza cyarimo akagari rwose mwatukorera ubuvugizi natwe tukabona poste de santé hano. N'ubundi abaturage bo muri aka kagari ka Nyakavumu umurenge wa Mahembe mu karere ka Nyamasheke nk'uko bakomeje kugenda babyivugira ko bakeneye poste de santé yakubakwa ahahoze akagari, nabo bavuga ko biteguye gutanga umusanzu wabo mu kubaka iki gikorwa remezo nabo cyabafasha ndetse kikabagirira akamaro no mu minsi iri imbere, dore ko banavuga ko kandi bari barambiwe uburyo bwo gukoresha ingobyi baheka abarwayi bakabambutsa imigezi, imisozi ndetse n'ibibaya. Yari inkuru ya Nacre Host TV.